uyu munsi nagarutse nshaka kubabwira ngo last time twe turimo kuvuga kuri uburyo ushobora kubona akazi, uburyo ushobora kuba wakwihangira umurimo. Rega nkubwira ikintu, ntabwo ushobora gutera imbere utahagurutse ngo uve aho hantu uri ngo ujye ahandi. Even niyo ushaka kurya urahaguruka ugateka. Ibiryo biramutse biri mu nzu iwawe cyangwa biri muri fridge, utahagurutse ngo uteke, ntabwo bya biryo wabirya, ntabwo byashya, wagiye gutesa. So ni byose ni nka bya bindi bya ya migani y'ikinyarwanda bagenda bavuga ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya aho bweze. So rero icyo nashishikariza abantu, urabona n'igihugu cyacu kiracyubaka, kiracyatera imbere. These days urabona ku bintu bijyanye na business, akazi, guhanga imirimo, nicyo kintu ubona gisa nkaho gikenewe cyane kugira ngo urubyiruko rw'iwacu rubashe kuba rwabona amafaranga cyangwa rubashe rwabona imikorere. Tega iyo umuntu agiye gutekereza nabi nukubera mu nda yuko nta kintu cyo kirimo, ariko mu nda iyo hari ikintu kirimo, wallahi ntabwo ushobora gutekereza nabi. Rero ikintu nakubwira cyangwa nagushishikariza, nzi ko bitoroshye, nzi ko bigoye, ariko ndakwinginze haguruka aho hantu uri, va aho hantu.